none se uwo mukobwa yitwa nde? Yango yitwa Ndera. Gusa ni mwiza. Ngo bashaka gushingira umuhungu wo mu bakire? Kuko ngewe yambwiye ngo mama we na papa we yambwiye ko ngo uwo muntu ngo ni famille bari baturanye kera. Nyuma baza gutandukana ariko bose baza gutera imbere nyine. Ariko iyo famille yonyine ngo bateye imbere cyane kubarusha. Hanyuma rero mama w'uwo mu baby nase ngo bifuza ko umuhungu w'uwo muryango yasohoza umukobwa wawe. Kandi umuhungu rero ibana ngakubita umukobwa w'inshi byadanje ntabwo nyine ngo amuhoza ku nkeke kugira ngo amutinye. Ese umukobwa yitwa nde? Ntabwo ndi ko uzi ko ngo yitwa Betty. Betty ndamwibuza. Muramuzi? Iryo zina Betty narindizi ahubwo ntabwo muzi. Gusa hari umushuti yanjye dukorana we amubereye nyina wabo. Urumva? Noneho nyine nagiye kumusura mbona maze iminsi ameze nabi nyine ubona ko afite stress afite ibibazo. Ngiye kumusura ndabese byagenze gute arabimbwira ngo umwana witwa Betty ngo bigenda gutyo nyine ambwira nkuko ngiye. None niwe mwahuye? Nashatse kuvuga iyo nabo byahurira yewe. Iryo zina nyine Betty bararimbwiyeho ako ntabwo nari muzi kari. Ntabwo muzi feza. Iryo zina ndarizi. None niwe mwahuye? Yambwiye ko yitwa Betty kuko yanjyanye no ku ruhande turekera turaganira. Uwo Betty. Kuko ngiye yambwiye ati ngiye nkeneye kukubwira ibibazo byanjye nkeneye umuntu tutazongera guhura na rimwe. Nkababwira ni uburyo mbabaye mu mutima wanjye. Byibuze nkaruhura umutima wanjye. Baby. Ariko ntukanyigera ngira ngo tuvugane. Akora urasa neza. Akoze? Akaga kofise narija. Sire. Siriva. Meze utese. Meze neza. Urabona nyine umuntu amaze iminsi mu kazi. Gusa namitse kukubona. Cyangwa sha. Mukuru. Imeze. Ndafite utuntu stress ko. Ntabwo byabura ariko kuva nakubonye nyine. Abantu uzigiye kugabanuka. Ngo niwe nshaka nawe. Abo sinakana kwasheze. Oya kanisa kanakiki. Kuko kandi nakubonye. Birangije. Ubwo rero ntitwaganiriye nawe ndamubwira ati rero ikintu nakubwira wa musisita we uriya kubaho neza kugira ibyishimo ni amahitamo y'umuntu. Nta muntu n'umwe wemereye gutuma akontorora ubuzima bwawe agire n'amahitamo mu buzima bwawe, ahubwo wowe ubwawe ugomba kwihitiramo amahitamo yawe. Urumva rero ni ibyo ngibyo. Ntabwo ndanishonje bana. Watetse ariko ndavuye ku kazi ndoga ndarya. Ubu ngubu nari nibereye muri gahunda zanjye nje gucaginga mu cyumba cyawe none nsanze urimo. Ntabwo nari nzi kuri. Nari ko umusista nyine. Nese ubwo Betty ubwo bizarangira gute? Ntabwo mbizi kuko twatandukanye mama wese amuhamagara ahita agenda yiruka. Ubwo rero urumva nyine ahubwo wowe ukomeze ukurura amakuru. Aho undi abantu babaye byaganje nzi ko n'abandi bafataga n'inkawe gusa bari n'abandi ntakundi nari bindaza kureba ko bigenze ndaza kubyiga. Ubwiza urasa na bike pe. Ni cyane. Ahubwo se shimwe ntacyo nakwakira cyo. Oya ntacyo sinakubonye kugira ngo ibintu byose niba bihagije. Sure. Cyane rwose. None uyu munsi. Sister, MONEY Karabaye. Hakoze uriya niwe ukitekerezaho na neza isaha. Hakoze umuntu ukubitamo itarana iki kigabo ni igisimba cy'abakora cyakikwiye.
Mukubita mutarabana n'ukwatiza mu drama mutarabana Nese cyose kubona mama akomeje kubitsimbararaho cyane ngashaka ko mubana nkawe urabitekereza njye nubwo wanyica nubwo napfa nkazuka sinabona Steve ese bura mama yamubonye niki hari ikintu atari amafaranga nese wowe iyo utekereje basi njye rero igiti cyanjye ko mbona muzabana kuko mama mukomeyeho ntashaka gushyira hasi uravuga Steve wacha Steve yabaye sinzi icyo yabaye muri babo nubwo wanyica apfa nkazuka sinabona Steve sinabana n'umugabo nkubita bene karakagenze ngahibaza no twabana ntabwo zeje abone ko turakuvugiye njye na anti twarakuvugiye mama yarakwishe ariko rero numva ngiye mutabana kuko nta mahoro wanzagira mu mutima wawe none ko mama mushyigikiye azabigenza ndakubwiye ngo njye na anti twaramuvugiye yamukubise binagaragara yaraduhitanye arambwira ngo ndanakwiyamye mu ese nta n'ikintu kizongera kumbwira ndaza kugerageza ngire mama mwumvishe akubira navure rero simukana mu gihe sinashaka no kumwumva ikintu cya mbere ugomba gukora ugomba kwirengagiza ibyo yagukoreye byose ukirengagiza agahinda kose agutera warangiza ugatuza nese uzakomeza kubaho gutya nturya ntunywa amazi ushaka guhora utuje utekereza njye ntabwo mba mbyumva basi yamfasha ndabasha mama sibyo ndabasha mama n'ushaka agenda bibatekereza uko njye nawe wanshingira nkabona nyine nabanje nabo wenda ngiye ushobora gukora uko mushimisha mama ariko ntabwo njye nakwinjira mu nzu ye turi kumwe tubana iyo fone iri guhamagara ni yande nicyo kimpamagaye ko nawe ntayo bivuga ko muri kumuvuga ariko rero wari ukwiye kumwitaho wowe urabizi azire bikureba reka nigire ku ishuri rero nifitiye amasomo ubwo muze kubitekereza mugiye ndigendeye nkajya kwitegura ubwo uraza kumbwira icyo waje gufata nta kintu ntabwo nabona sawa amasomo meza ntabwo wumva nabona Steve nyine njyewe ndebye urebye umuntu umwana mwiza ariko nuko agukubita kandi mutaranabana sinabona mwiza inyuma ariko umutima nziza tuzanyicira mu nzu mama nyine nashake azamukunde akanshira igihumbi ariko nawe njya guhitamo papa sinigeze muhitiraho njyewe mbona umubandi si ubundi bazamubajije ikintu yamukunda ku buryo yamushyigikiye se mama uramuyobewe we korerwa muri ubu rugo ntabwo uzi gahunda urugo mama ntabwo umaze kumenya ko ndamuzi ariko nyine bari ukwiye kwicara ukamubaza icyatumye amukunda ku buryo ugeze hariya imwe ni imiryango ngo bashaka ngo umukwe utazabaseka iki urabizi mama ukuntu ateye usiri urwego ushaka ngo nyine mutazabaseka kandi uburyo bwose ntabwo nabigera Thank you. Ndibereye mu rugo nagakoreye mu rugo uyu munsi. Umunsi wagakoreye mu rugo ndabibona. Ntabwo waje ku kazi. Ariko ntaribi. Ikibazo. Yego. None se hano bimeze biti ko nsigaye mbona muri iyi minsi utameze neza byagenze ntabwo meze neza muri iyi minsi ariko bibaho nta birenze gusa simeze neza gusa ese byagenze gute mu rugo hari ikibazo kinakomeye cyane ndabona umwana witwa Betty mama ari kumuhatiriza gushakana n'umugabo adakunda oya umugabo aramukubita bataranabana mbese mu rugo namarira gusa sinabikubwira ngo byumve si ibyo bintu biracyabaho cyane rwose iyo ngerageje kubwira mama we ati ibi ni ibiki kubera iki uhatira umwana gukunda umuntu nk'uyu nguyu w'inyamaswa ambwira nabi kandi uzamvire mu rugo ntabwo ashobora kunyumva uzi ko ibyo bintu mbiheruka kera
none ubu ngubu nibwo mbyumvisha ahubwo ndumiwe cyane uko bimeze niyo mpamvu maze ubona ameze neza uriya no mu kazi nza numva nta mbaraga kubera ibintu mba nasize mu rugo ngenda bibona ntange kubibona bwa mbere tuvuga n'ibindi wasanga yagiranye ikibazo na sheri we wenda akaba ariyo mpamvu bya sheri ubu sinanakibirimo pe ni stress ibintu by'iki gihe noneho n'ibintu umuntu aba abona n'ibyo mbona mu rugo ntabwo mbirimo muri iyi minsi rwose ikintu kimpangayitse n'ikibazo cya Betty nese Betty ko ntamuzi njyewe famiye yanyu nta nubwo nyizi cyane urabona mukuru wawe nawe namumenyeje ubundi ari uko umunyeretse cyageza kugutwara none se Betty ngo bimeze bite Betty nyine wumva mama we niba ari ruswa uwo mugabo yamuhaye n'umugabo ufite n'umutigo ufite amafaranga menshi rero nimba yaraziranye na mama we mbere simbizi arangije iramubwira ko ariwe bagomba gukundana uwo mutipe niyo basohotse niyo bari hehe ntibashobora no kumara iminota 5 bicaranye ataramukurura nese mama wakabaye yamukubise ari kuvirirana amaraso ameze nabi ahantu hose ndabyibuka numva ndi gukurura isura ye ntabwo ushobora kubyumva bose hari umuntu wari utugende sinzi ari gahunda mwari mufitanye umuntu yego umugore w'inzobe muremure mukoma okay arimo abwira kingi mukoma nakwinjira kwicara hano neza karibu ubwo Betty ubwo si urwo rugo azarubamo yarubamo atese ko yamwica uriya mukecuru natava ku izima ngo yumve ibyo abantu bamubwira ndabimubwira ntanyumve amafaranga kuri iki gihe ntabwo acyubaka aramubwira ntabyumve ngo turi kumubeshya simbizi mbese ni ibibazo amafaranga muri iki gihe ntabwo acyubaka amafaranga ntabwo yubaka amafaranga se ko ashira kimwe n'uko ashaka none se kubera iki mama we akomeza kumuhata cyane cyane jewe twatekereje ko ashaka kuba yaramuhaye wenda nk'amafaranga siko wasanga ari byo akaba wenda yanga ko yabingaru akayamwaka cyangwa bakagirana ikindi kibazo kuko ukuntu amumuhatira ako se naho yaba yaramuhaye amafaranga wakoshya umwana wawe ngo agiye kubana n'umuntu ngo nuko ari amafaranga umumama uzi ubwenge ungana kuriya nicyo kibazo aramukunda se iyo myumvire ese yaramubyaye mu nda yaramubyaye n'umwana we cyane rwose kubera amafaranga akemera ko umwana wapfa cyane rwose kubera amafaranga ugomba kubana n'uyu muntu baziranye umuntu ni inyamaswa yawe nta n'ubwo umuntu afite yesu umva nkubwira umwana twamushakira ubutabera icyo nacyo kiramushoboka twatekereje gufata akavidewo tukaba twakereka mama we twabona ni icyanze ntave ku izima nako kantu mbwiye twagakoresha twagakora mu ibanga ku buryo atabimenya kuko abimenye sinanamurarira mu rugo yanyica kandi mwese yabagize abantu mu mwanga kubera mushyigikiye tangira kuvuga agahita ambwira ati niba ari ibyo byakuzanye kunyinjirira mu buzima bw'urugo ubone wagiye birumvikana reka nkubwire uwo mwana witwa Betty akeneye kwitabwaho akeneye umuntu umuba hafi akeneye umuntu umuhumuriza akeneye umuntu umugira inama kuko urumva iryo ni ihohoterwa sana rikomeye cyane noneho rero natwe dukomeje kurebera ntabwo byaba ari byo cyangwa se nawe yishakira ubutabera kuko ibyo bintu ntabwo bikibaho ameze nk'umuntu utagifite ubwenge ntabwo yabishobora
Ese hari icyo agikora aracyakora nibura byahehe se ko buri munsi aba aryamye ari kurira ngaho haba ari so ni karibu rero mpanda se yari imeze iti imihanda yari imeze neza isanzwe nta kibazo tugende karibu mu rugo isanga ameze neza nibereye hano mu rugo tumaze gukora kuri mashini y'iterambere ryaraje online nabwo turakora cyane basigaye bagakorera mu mago mafi n'iterambere ni kwezi rero ikintu cyangenzaga ejo naratashye mvuye mu kazi ngeze mu rugo nsagaye murumuna wanjye amaze amasaha yego ariko ubundi atahatinze ariko yatashye imbere yanjye ndangije turaganira arambwira ngo Betty afite ikibazo ndamubaze se afite ikibazo ngo waramukubise Steve ngo wakubise Betty ngo yaje arira avirirana amaraso ndavuga Steve ati ngo gukubita sheri we kuko fiance we benda kubana avuga rero ntabwo byizeye agenda manze mubaze neza kugira ngo duce amazina oya nakumukubita ariko urabizi nyine abantu bakundana ntabwo ikintu cyo kutumvikana kibaho ariko ntabwo namukubita ntabwo bishoboka abakobwa nabo bafite ukuntu bafunga imitwe cyane nk'uriya we utarumva neza urukundo ngo rujyemo neza ariko utamukomerekeje tuva nta kibazo ubwo nyine wakubise agashyino kagane ku rukundo abana baramukosa cyane aha none se urabizi rero umugabo wanjye amaze iminsi adahari yarabyumvishe yego yasubiye hanze mu kazi afite akabazo kameze gute ubwo nta kabazo nta nubwo ari n'ikibazo oya biba ari ikibazo gikomeye nkumva nawe byasaba ibintu birenze kugira ngo gikemuke ariko nta kabazo ari ku mafaranga amafaranga se amafaranga make ntabwo ari menshi angana gute ubwo nshaka miliyoni 8 cyangwa 7 nyine hagati aho ngaho nta kabazo kagukemura azakurengezaho na 500 y'agafanta mbasaba umwe bukwe n'ubundi ariko Betty n'uwawe pe nta wundi muntu wagutwara uko byagenda kose uzabona rwose ahubwo si uko bijyanye muratinze ibintu rero kandi uko bitinze asaba gutwara unagomba gucunga uburyo umwete ariko muri iyi minsi nandi bize mu kazi hari ibintu ndi gushipinga urumva nyine tugomba no kuzakora ubukwe bwiza kamemu ariko biri hafi ndi kubitegura so ngomba kubanza nkabiganiraho na Betty mbere na mbere burya abantu bagiye turebe neza hanyuma tugatiza n'umugabo yanagaruka ariko ubukwe bwo buri hafi byizere rero ubundi ikintu kiba gihari amafaranga aba ahari ikintu kiba kigutinza n'izo bizinesi umuntu aba agiye ku ruhande so rero nari ndi kuri mashini urumva uko kadogo yaramwengura muri kunsoma tuvugane abanza nkabikemura noneho ubutumwa bwawe uraza kubona ku mugoroba ndabikora ndayizi ni yayindi byaroroshye ikoranabuhanga byaroroshye ndabizirikana cyane rwose nyine mu gusuhuza ariko kagende n'ubundi rumukwe isaha tuhita tuba tuvugana kandi ko kwicara akazi murakoze cyane twakomeje no kuganira nibagirwa kwakira ko ari stress ibintu byinshi mba mfite mu mutwe nanjye meze nk'uwataye umutwe mwakiriza iki se amazi
maze iminsi hari ubushyuhe hari amazi hari izuba rimeze nabi Fofo wanzaniye amazi hano yo kunywa sineba byoroshye atari mwana ariko nasaba kwihangana n'umutima ukomeye waratangiye no kunanuka disa ntabwo byabura ngo nawe ndakomeye stress merci kuba mu rugo rurimo intambara rurimo amarira ya buri munsi nta mahoro ntayo kwera ntabwo biba byoroshye ariko nta kundi buriya bizagenda bizashyira hamwe no gusenga nta kitagira iherezo rero nari nciye ahangaha nari mvuye mu kazi ndavuga reka nce ku mushuti wanjye ntago amaze iminsi aza reka mpace musuhuze then nsubire mu rugo birumvikana kandi urakoze ni ukuri tuzagaruka ntabwo ngo werekeje ihangane nkomeze sawa Fofo ngwino nkubaze gato kera gato nkubaze biteze mwana wamuryamishije ya myenda wari wayizinze wibutse kuyibika kumwe nakubwiye yego nabikoze akantu nashaka kukuganirizaho gato ese wowe ibintu byo muri uru rugo uri kubibona gute mbona ari ingurutse gusa mbona ari ingurutse tujye uganira se na mama Betty ngo wumve wenda cyangwa se uko agufata oya ntabwo tujya tuganira kereka weho mbasha kwisanzura yewe nangize ngo wenda hari andi makuru wandusha akundi igendera ukomeze ibyo wakoraga ujya no mu gikoni uteka hakiri kare bwije yego bite byawe ntimurinjira hano nkwinjira iwawe isiko wagize iwawe sha ni ukwinjira biramupangu gutyo ukinjira nk'ujya mu isoko ntabwo ari we mbaza hano niba uri urinjira uko ushaka naje kureba Steve ni iki cyawe narije kureba Steve ni iki cyawe uramushakira iki umushakira iki ndakubaza umushakira iki Steve